reka mbifurize kugira ibihe byiza ndetse nkomeze kwifuriza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi ngiye rero kukubwira imyitwarire y'abantu bitwaye amazina. Ntabwo ndi bubwire ubusobanuro bw'izina, ahubwo ndaza kugaruka cyane ku myitwarire y'abantu bitwa aya mazina ngiye kukubwira. Hari Faustin, hari Lydia, hari Jacques, Diane, Innocent, hakaba Angelique, hakaba Edmond ndetse na Grace, Charles, Rosine, Christian, Aimable ndetse na Irene, Donatien ndetse n'andi n'ibitukundira ndaza kuba nyagarukaho. Ubundi ahanini nk'uko ubushakashatsi bwagiye bubyerekana ngo usanga izina ry'umuntu ari ryo rimusobanura, kuko ngo iyo urebye imwe mu myitwarire iranga uwo muntu iba ihuye n'ubusobanuro bw'iryo zina. Bityo rero nk'uko abakunzi bacu bahora babidusaba, rero uyu munsi nahisemo rero kuza kubabwira imyitwarire iranga aya mazina. Ntabwo ndibuze kubabwira ngo izina runaka risobanura iki ngiki, ahubwo ndaza kukubwira imigendere cyangwa imyitwarire, imico y'aya mazina ahuye n'ibi ngibi. Tugiye guhera ku izina Faustin. Faustin akunze kuba ari umuntu mwiza, akunda urugo ndetse akagira n'inshuti nyinshi, kandi akunze kuba ari wa muntu utabara, afata ibyemezo bizima ndetse akunze kugira impano yo kunga abantu. Ni wa muntu ugira urukundo, kuko ngo uwo akundanye nawe atajya amubaza ikindi. Ngo ba Faustin ni wa muntu uba yikundira ubushakashatsi, akaba ari n'umunyamurava mu byo akora byose. Hanyuma rero abazi Faustin n'imico ye, niba rero biri guhura neza, ushobora kutwandikira unyuze muri comment. Hanyuma rero dukomereze kuri Lydia. Ni wa muntu ushidikanya cyane, akunda gutanga ariko agatanga afite icyo ashingiyeho cyazatuma agaruza ibyo yatanze. Yikundira ubuyobozi kandi ni wa muntu uhorana morale, akenshi mu byo anavuga hakunze kuba harimo ukuri kwinshi. Iki nanone akunze kuba ari umunyabwenge ndetse ahanini aba ari mwiza mu buryo bugaragara inyuma mu byo akora, aba yabanje kubitekerezaho. Buriya ikindi kintu ngo ba Lydia ibanga, iyo umuntu amugira inama cyane, ibi ntabwo babikunda. Ni wa muntu ushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo abone amahoro, yumve yigenga, yumve rwose nta muntu uri kugenda amuyoboye. Ngayo nguko ba Lydia. Iba rero ubazi uraza kutubwira muri comment. Hanyuma tugiye ku izina Jacques. Izina Jacques ni izina imyitwarire y'aba bantu, ni umunyakuri akaba n'umunyamugisha, akunda isuku ku mubiri we, arangwa n'ibitekerezo byubaka, akagira umurava. Buriya ngo azi no kwisobanura neza mu mpamvu iyo ari yo yose. Gusa iyo yatangiye ikintu yakirangiza, atanakirangiza ngo ntacyo biba bimubwiye. Icyakoza ngo iyo atakirangira giharira abandi. Akunze gukora neza mu mwanya ashinzwe kandi agakorana ubunararibonye. Nta kuntu umuntu umukurikirana mu byo akora byose, we nawe ngo aba ashaka gukora ibintu ndetse akabikora kuko aba afite impamvu yabyo. Ngayo nguko rero ni Jacques. Hanyuma tukomeze no ku izina Diane. Ba Diane muye muri hafi rwose. Hanyuma Diane imyitwarire ye ngo akunze kuba ari umunyembaraga ku mpande zose. Ikindi akunze guhirwa cyane mu ishoramari. Diane cyangwa Diana aba ari umukozi mwiza, haba mu buryo bugaragara ndetse no mu butagaragara. Afata ibyemezo byiza adahubutse, bitewe n'imiterere ye ituma abona umwanya mu buyobozi ndetse igatuma aba umunyembaraga. Ikindi Diane cyangwa se Diana ngo aba ari umuntu ukunze gutuza cyane kandi urangwa n'ikinyabupfura. Diane rero muraza kutubwira niba koko bihuye. Ahangaha rero ugira ngo wumve n'imyitwarire ye y'uyu nagiye mbabwira biri guhura, utwandikire nawe uzatubwire tukurebere. Hanyuma turajya kuri Angelique. Nawe akunze kuba ari umunyembaraga, ariko nanone rimwe na rimwe akaba umunebwe, kandi ngo nanone akunze kuba ari wa muntu wihoranira morali ibihe byose. Ntabwo ari umunyabikorwa, ariko ni umunyamipangu. Ashobora gupanga ikintu ariko we ntagishyire mu bikorwa, ahubwo akagiha abandi ngo abe ari byo bo bagikora. Yumva yakwigenga, kandi ngo nanone akunze kuba ari umushakashatsi. Ikindi ahora ategereje amahirwe gusa mu bintu bye, ndetse we aba yumva n'ibyo yakora byose yabikora mu nzira ze gusa. Ngayo nguko cyane. Arumva rero ni umuntu ugaragara nk'umunebwe. Hanyuma Edmond nawe imyitwarire ye, aravuga yuko ndibuvuga imyitwarire, ntabwo ndibuvuga ubusobanuro bw'izina, ndi kukubwira uko ateye. Ati rero Edmond aba ari wa muntu uhindagurika mu bintu byose,
kubera ko ibyo akora byose ahanini biba bicuramye. Ni umunyabirori, yikundira umutuzo, ni wa muntu ugira impano y'ibitekerezo bizima, ntajya afata umwanya wo kuruhuka, agira igikundiro ndetse ahora mu butumire bwo kuryoshya ubuzima. Ntabwo ari ubwo gusa kuko ngo buriya agira n'impano yo kwiga mu buryo bworoshye. Ntabwo ari ba bantu bafata amakaye ngo bahore muri etide, bahore bari gukora ibintu runaka, oya, ahubwo Edimo aba ari wa muntu ushobora kwiga bitamugoye cyane. Hanyuma turajya kuri Grace, aba ari umuntu usobanutse, atumika, iyo umuhaye inshingano rwose arazitumika, aracukumbura, yewe akaba ari n'umunyamutima, ariko agakunda gukinishanya ndetse no gutanga inama. Atekereza byihuse kandi neza, abika ibanga kandi akagira impano y'ubushoramari. Kuva mu bintu bya business rero Grace rwose wamwizera. Ikindi aho ari hose aba ashaka kugaragaza ngo bamubone, abashaka nyine kugaragaza ko aho hantu ahari, ndetse ashobora no kuba yakora sinye zose ngo zishoboka, ariko ukabona yuko ahari. Iyo atari gusakuza aragerageza agatuza, ukabyumva koko nyine ko hari ikintu kidasanzwe. Bityo rero nabyo rero ngo ni intwaro akoresha kugira ngo ube wamenya koko ko uwo muntu ahari ari iruhande rwawe. Tuve kuri Grace, usibye rero ibingibi biranga Grace, ndakubwira n'imyitwarire ya Charles. Ni wa muntu ukunda gusabana n'abandi kandi agira inshuti nyinshi, ariko nanone akagira amarangamutima, agira amagambo meza, ndetse akaba na nyirabayazana w'ibintu bishobora guteza ikibazo igihe kimwe. Ngayo nguko rero ngo Charles kandi ntabwo yihangana, nawe ni wa muntu uba ushaka kwigenga, ndetse akaba anashaka gukora ibintu mu nzira ze, nta n'umwe umuyoboye. Urumva mu by'ukuri ba Charles wumvishe ko bakunda gusabana, bakunda ariko gufata imyanzuro yihuse. Ikindi bashobora guteza ibibazo batitaye ku kiri buze kuba. Urumva rero uyu ni Charles. Hanyuma unyemerere dukomereze kuri Rosine we muri ngayo nguko rero reka dukomereze kuri Rosine rero imyitwarire cyangwa imico ye. Uyu Rosine rero ngarangwa n'itegeko, akunda gutegeka cyane, aho aba ari hose abashaka kuhatangira itegeko. Iyo yatangiye ikintu atuza ari uko akirangije, agira imbabazi kandi akishimira gufasha ikiremwamuntu. Ni wa muntu ushabutse kandi urangwa n'umutima mwiza. Ikindi kandi ngo ni wa muntu wizerera mu itegeko, umwanya ndetse no kugaragara neza mu bandi bibari ingenzi kuri we, kandi ngo ahora ashaka uburyo abandi bose bamwiyumvamo. Ikindi kandi ngo agira impano yo kwishakira icyerekezo. Nibo abantu b'abakobwa usanga mu by'ukuri ashobora kuba yakora ibingibi kugira ngo abone iki ngiki. Uyu ni Rosine. Hanyuma rero niba uzi Rosine ushobora kutubwira se birahuye neza. Hanyuma dukomereze kuri Christian, imyitwarire nawe ngo agira imyitwarire nk'iya Charles, kuko ngo ari wa muntu ukunda gusabana n'abandi kandi agira inshuti nyinshi, ariko nanone akagira amarangamutima, agira amagambo meza, ndetse akaba na nyirabayazana w'ibintu bishobora gutera ikibazo. Ikindi ngo ni kimwe, ntabwo yihangana, aba ari wa muntu uba ushaka kwigenga, ndetse uba unashaka gukora ibintu mu nzira ze, ntabwo nawe akunda umuyobozi. Hanyuma rero Christian na Charles urumva ko bahuje imyitwarire, ndetse Irene ni izina rero ry'abakobwa, ubundi ntabwo ari Irene, ni Irene niwe ngiye kuvuga. Imyitwarire ye utanze asobanura amazina, nsobanure icyo bisobanuye, ahubwo uyu munsi ndi kuvuga imyitwarire. Irene imyitwarire ngo ni umukobwa cyangwa umugore ugira amarangamutima menshi n'umutima woroshye kandi cyane, ahangayikira umuryango we cyane n'urugo rwe iyo arufite. Agira ibakwe, akunda akazi, ashaka kwigenga, aba ashaka gukura vuba agahabwa inshingano. Ni umuntu ukunda inshingano cyane Irene kandi akunda amahoro, ku buryo ashyiramo imbaraga zose ngo abantu bose babane neza. Irene ababara vuba, ariko ntabwo agira inzika iyo agize umujinya w'uburakari. Yihutira gusaba imbabazi ndetse no gukora iyo bwabaga ngo agarure umwuka mwiza hagati ye ndetse n'abandi, cyangwa uwo bafitanye ikibazo. Ayo nguko rero ni imyitwarire n'imico y'amazina agiye mbabwira, ariko ntabwo rero nasoza ntababwiye izina Donatien cyangwa umenye imiterere y'aba bantu.
Donasiye rero ngo agira igitinyiro, aracetse cyane kandi agira ibakwe mu byo akora, icyakora arahindagurika mu myitwarire ye kuko rimwe na rimwe ngo aba yishimye asahinda, afite inkuru nyinshi yabara, ubundi ugasanga arakonje, afite amagambo make aterekana ikimurimo kandi agacana intege. Ni wa muntu uguca intege ku buryo nawe uhita wumva koko umwanzi. Hanyuma Donasiye kandi hano yanga ikintu cyose cyamuzirika, yirata ibyo amaze kugeraho kandi azi guhanga udushya. Ni umunyabwenge cyane ku buryo ashatse yakwiga kaminuza akagera kure. Nyuma rero y'amazina maze kubabwira, reka nkubwire ko ibyo uzasaba byose nanjye ndi tayari kugira ngo mbiguhereze. Hari igihe rero umuntu aba yifuza kumenya ubusobanuro cyangwa agashaka kumenya imiterere ye na mugenzi we, uzabinyandikire njye nzabigusubiza. Ese amazina wumvishemo biri guhura, wumvishe biri guhura n'abuzi imico yabo n'imiterere? Ubutaha rero nzagaruka abangabo bose mvuga noneho izina rya buri muntu urisobanura iki. Reka mbashimire, mukomeze mugire byiza, igicamunsi cyiza, bari kutwumvaho muherereye hose mukomeze mugire ibihe byiza. Twandikiye muri comments, ariko nyaboneka ntukibagirwe gukora bya bindi byose abandi rero batwumvira ku ma station atandukanye, ko twababwira ngo namwe ntimukajye muvana. Imana ibarinde, mukomeze mugumane natwe.